mureke dufate umwanya muto tuyibuke, tuyisengere, twifatanye nayo. Twibuke ya kipe yigeze kugira ibihe byiza hambere. Twibuke iyo kipe twabarirwaga n'abasokuruza. Twibuke iyo kipe bivuga ko ngari imwe muzagize ibigwi mu Rwagasabo dukunda. Twibuke iyo kipe ngo ibarizwa ku gicumbi cy'umuco mu Rwanda. Ya kipe gusita isinzi ry'abafana ariko bakaba batangiye kunyerera umwe nk'ukwepa nyirinzu kuri Noheli bahuriye mu kabari, nyamara ukwezi kwarirenze ntacyo aramugenera. Ni ya kipe itangiye guseta ibirenge nka Sekarama mu masaziro, dore ko ngo ariwe watangiye kugenda yikubita imitego nk'abasinzi, imvura ikamuhitira hava mu gikara ajya mu nzu, cyane ko kuva hari byari ikibazo. Aho yajyaga yigerera hatangira kumubera ijuru, akabura w'inshuti wamushorera, bakagenda umuseke ukeye ngo amutereze inzira ya Rutare ngo asange yo Rwabugiri wahoze amutunze. Uyu ngo yatangiye kubura ijambo mu bagabo, ndetse ngo n'inshuti zitangira kumucikaho bamushinja gusaza koko gatsindwa. Ubanza ikipe nayo iri kugana nkaho, nyamara ariko yarahoze ari imwe mu zishoboye iwacu, none itangiye kunganya n'agasozi koko. Cyo nimureke twifatanye tuyibuke maze turire. Uyu munsi wansizwe mu ngewe mbonye ko ufite mu Rwanda irimo umwanda, irimo umwanda kabisa. Wabisobanura gute uwo mwanda? Umwanda urimo nuvuga ngo yaba sifuzi ni fake, yaba cyo mu Rwanda ni fake. Kuya ngo ngewe nabwiye ko nasezeye ngewe, dore ngiyi jezi yanjye, dore ngiyi nyivanyemo ndatana amaguru, ndatana yambaye were kuzi wowe peti wowe byore. Uretse Rayon Sport iri kugana aho tutazi, iyo ugarutse mu mateka bakubwira ko hambere habaye hagaho kamwe kitwaga Truwa cyangwa se Troyi. Aba bari barigiza karaha kajya he badakorwaho, ndetse ni bamwe mu bari barananiye abagereki ngo babe babigarurira. Ibanga ryabo ryari rimwe, ni ibikuta birebire bari barubatse ku buryo nta washoboraga kubameneramo. Umunsi umwe hakuze umugereki w'umunyabwenge bitaga IGEZE, aza gukora igishushanyo kinini agishyiramo abasirikare b'abagereki, niko kugishyira hanze y'amarembo ya Truwa. Aha abasirikare ba Truwa ubwo basohokaga bahise biterera hejuru bati twitoraguriye impano y'Imana, birengagiza ko ibanga ryabo byari ibikuta bitajegajezwaga. Maze umwanzi baramukingurira, igishushanyo bakijyana imbere muri Truwa. Icyakurikiye umujyi wabo bafata igihe bubaka waje gutwikwa mu gihe gito. Aba nabo kimwe mu byabafashaga byari ugushyira hamwe nk'abareyo, bagasangira kabisi n'agatogosheje batitaye ku bibazo bya hato na hato. Gusa aha ngo byose byaje gufata indi ntera ubwo batiyumvaga mu buyobozi bubayoboye. So ntago Paxiya yari umuswa, sibyo? Nashaka yari umuswa, ntabwo Martinez yari umuswa, nashaka yari umuswa, ntabwo Masudi yari umuswa ko yigeze gutwara igikombe cya shampiyona na Rayon, sibyo? Ntabwo Gibukasa, ntabwo abatoza bose bamaze kwirukanwa. Ikibazo aho kiri ni kimwe, ni komite ya Rayon Sport. Mu gihe komite ihari ari ikiyoboye Rayon, abafana ba Rayon bakwiye kwiyakira bagatuza, umutima ukabarya kugeza igihe komite ihari izagenda. Ibyo ni ibintu mvuga nzanavuga, uwo byishimira akabyishimira, bibabaza bikamubabaza, ariko ntabwo pressure yose ibitutsi byo byose bishobora guhindura avi yanjye uko mbibona. Ikipe ya Rayon Sport ifite ikibazo cy'ubuyobozi, mu gihe abandi mu cyumweru bakimaze bataryama bategura match ya APR na Rayon. Abandi bari mu ikipe y'abagore, abandi bari mu kintu cyo gukinira karito mu maso. Ikipe ya Rayon Sport yatakaje ubukana, yatakaje igitinyiro ku rwego abadiverseri batagitinya, bagezaho bakavuga ngo Rayon Sport uko yabimeze kose bakaduha abasifuzi bari netire batari bwibe, sibyo? Turatsinda Rayon Sport. Kandi koko bakabikora, bakabitangaza mbere icyumweru, iyi Rayon ntiyadutsinda, kandi koko bakayitsinda.
ngo urwishigisha yararusoma. Aba nabo ngo bakinguriye umwanzi amarembo yari yaramunaniye kwinjira. Byose bijya gutangira hari ku munsi wa kabiri wa shampiyona. APRFC yari yarayigaritswe na Piramide. Icyo batari bazi nuko Police FC nayo yakomangaga. Iminsi y'icyumweru nayo yari igeze hahandi bamwe n'amacupa baba barimo bayakura muri frigo ngo hato bataza kwicwa n'inyota. Kandi Yesu yaremeye guhindura amazi divayi. Gahunda yari imwe, imihigo yari yarashyizwe kuri Singida byari ukuyihimuriraho kuri Polisi Nyamirambo. Ku ruhande rumwe yari ikipe irusha izindi zose gukundwa mu rwa Gasabo, ndetse ngo ni bake banayihiga. Ku rundi ruhande yari ikipe hari burya ngo kera kose yanahozeho, ariko ngo rubanda ntibayimenya. Benshi bakerensa, benshi basuzugura hari, benshi ayo bayivugiragaho kuri ubu ntago arimo arasohoka mu matama, ahubwo baravugira mu matamatama. Turashaka muvunyi, turashaka muvunyi, dadayagure abayobozi dadayagure iyi kipe wapi ntabwo twari dutunga ikipe nk'iyi. Dadayagure yashaka perezida Muvunyi menye ngo ayobora siporo, jewe nshaka perezida Muvunyi. Bafite ishyamba harimo abantu bari gucisha amafaranga paveri inzira yo gutsindwa. Ku mukino w'Inyamirambo, Rayon Sport yashakaga gutsinda uyu mukino kugira ngo irebe ko yakongera gufata umwanya wa mbere, nubwo yari imaze gusezererwa na Singida Black Stars yo muri Tanzania ku giteranyo cy'ibitego 3-1. Amajwi menshi yari yatangiye kumvikana mu masaa sita avugira kure. Yatangiye kugabanya ingufu nk'umupira uguye mu mazi. Cukwe cukwe cukwe. Igitego cyabonetse mu gice cya mbere. Umupira wari uhinduwe neza na Byiringiro Rage. Paveri inzira wo kubisa ibipfunsi umupira Nsabimana Eric ahita awutsinda n'umutwe. Nyuma gato amakipe yahise ajya mu rwambariro kugira ngo nyine ntibyarangiye ari icyo kimwe. Gusa burya hambere ngo habagaho umugabo bitaga Gatera Kitanda, yari atuye mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, agakunda abagore byamushashije. Uyu nubwo yari ari mu nzira yaje gusanga umugore utaratwikururwa ari mu nzu, niko kumufata hahandi. Ubwo yari agikora ibyo, nyirabukwe w'uwo mugore aza kumuba gitumo, ariko Gatera yirengagiza ibyo aragenda. Yewe ganyawe we, yewe gabakosha badahamye we, yewe wowe kabyara we, utangiye kugaragaza ingeso zawe utarakizwa n'amasunzu. Umukobwa tumukecuru urandenganya, uriya muntu ntabwo umuzi, aje atyo nk'uko umubonye. Atarataruka baje kumubwira ko nyirabukwe yasaze yasizoye, ko agiye kurega umukobwa bakamusenda. Gatera yahise asubirayo, asubira yikubagaho, niko gufata wa mukecuru nawe arabimukorera. Biratinda yewe uko ariko umugeza nawe nyine kugira ngo azigire mu gipfunsi. Amaherezo Gatera yaje kwifata nako gusoza oya kurangiza, maze niko kumanuka kurira asezera kuri wa mukazana. Undi ati urabeho kandi urakoze ubwira icyaha wari ukizemo. Gatera niko kwigendera. Umukecuru n'ikimyara kirengera icyo mukazana yari afite mu kanya. Mukazana abaza nyirabukwe amwishongoraho ati ese aho we ntumuhaye ko mbonye mutinganye? Undi ati mwana ahora nkore ishyano ngo n'ibindi. Ati mbese hari uriya mugabo yitwaye? Undi ati numvise wa muhungu atubwira ko yitwa Gatera. Nyamukecuru yigiye umukazana waramwongorera ati bamera nyinshi ya Gatera yaje ari rurangiza. Ubwoko kw'imvugo yagiye hanze ati yaje nk'iya Gatera. Aha muri shampiyona yacu banza naho hari ikipe yaje nk'iya Gatera itacyubaha n'abakuru. Yafashe Kiyovira y'inyuguza Police FC ijugunye kure, ifata mukurira nwikiriza. AS Kigali vunira mwigunira, APRFC barapungana, none kuko namurera yiswe Gasogi United utumye afahamu ya Notifi na Azuzi Notifi basezererwa muri Rayon Sport. Ese mureri bikura imbere ya Rutsiro kuri uyu wa gatandatu, reka twihanga amaso. Ubuyobozi, ikibazo ni ubuyobozi, ntabwo ikibazo nta kintu. Tubarize bari abayobozi bafite ubushobozi bwo kuyobora Rayon Sport, bakabona ni hari ikintu bayigezaho. Batubarize Tadeyo niba afite ubushobozi bwa kuyobora Rayon Sport, kuko kuyiyobora nawe tuyobora ngo ayishyire mu manga. Natwe ubushobozi bwo kwishyira mu manga twawugira. None urabona Tadeyo afite ubushobozi bwa kuyobora Rayon Sport akagira ikintu ayigezaho. Umutujyane mu cya kabiri mu Gisaka kanya Tadeyo muramushimira. Tadeyo ahubwo se afite ikintu, hari ikintu afite koko. Uzuko ikipe nta mukinnyi n'abakinnyi n'abayobozi nta kintu dufite rwose, uretse abafana gusa n'izina ya Sport. Rayon Sport nta kintu kirimo rwose pe. Aho inkuru ikubitiye niho ibicu bijya. Njye nari Yves Niyitegeka,
iyi ni HD Global Media. Icyo gusabye ni ugukora subscribe, like, share and comment, ubundi tukajya tubana. Hasta la vista. HD Global Media.